nizere ko Nyagasani akomeje kubarinda. Njyewe ntabwo meze neza muri njyewe kubera kuwa gatandatu, uyu munsi muzi iki kiganiro ni kuwa mbere, mushaka kukibona kuwa mbere cyangwa se wenda byanarenze kuwa mbere, ariko ndifuza ko cyasohoka uyu munsi kuwa mbere. Kuwa gatandatu twagize ibyago njye n'umuryango wanjye, papa wanjye yitabye Imana, yapfuye bitunguranye. Ntabwo yari umuntu urwaye byo kuvuga ngo ararwaye nyine ararembye cyangwa se ntarembye, ariko wenda yagiye kwa muganga bimeze gutya na gutya, nyine ngo ku buryo ushobora kuvuga ati uyu muntu nubwo apfuye yego yararwaye, reka bigende gutya, reka bimere gutya, nyine papa wanjye ari muzima. Ntabwo nkoze iki kiganiro mvuga ngo, ntabwo intego yanjye ari kuvuga ku papa wanjye byagenze n'urupfu rwe n'iki, ariko hari abantu benshi, iki ni ikiganiro cyo gushimira abantu mwese mwatubaye hafi. Mwumve ko iki kiganiro ari icyanyu, ariko wenda ibyabaye bishobora kutaburamo bikeya. Hariho n'abatarabimenye bitewe n'uburyo byabayemo bitunguranye. Hari abantu bandakariye kuko ngo ntababwiye. Ni ukuri iyo umuntu ikintu kitaramubaho aba yumva hakiriho ubundi buryo, cyangwa se hari izindi mbaraga wari kuba ufite wari gukoresha, ukamuhamagara ukamubwira ngo umubyeyi wanjye yitabye Imana. Kambatere ufite ari gato y'ukuntu byagenze, n'abandakariye mu bikura mu mitima yanyu. Mushobora kuba mutazi uburyo byagenzemo, ku buryo nyine ugenda ukabikamo ikintu mu mutima wawe ukavuga ngo ko Kiboneri atambwiye ko yagize ibyago yabuze papa ngo mutabare. Kuwa gatanu nijoro umugabo wanjye agomba kuva mu ntara ku kazi. Nari mfite, munyihanganire iby'abana murabizi. Kuwa gatanu umugabo wanjye agomba kuva mu ntara, nanjye kuwa gatanu nari mfite shooting y'amafoto n'amavideo amwe n'amwe y'imyenda ya Sheria mwabonye yo mu iduka ryitwa Hayati nsigaye namamaza. Kuwa kane nimugoroba nari nagiye gusiga no mahina kugira ngo nzakore shoot na Sheria bimeze neza. Noneho kuwa gatanu umunsi wanjye wari wabaye muremure, nagiye gukora siporo. Nari mfite gukora ibyo ngibyo ngomba gukora igikondo, nkabirangiza hakiri kare, nkaza mwitegura umugabo nkamutekera n'ibiki byose. Noneho amasaha arivanga, nagombaga gutwara amabukwe, nawe yari ari i Kigali agomba guhita ataha. Noneho ngira ibintu byinshi mbabiza ukuntu. Umunsi wanjye ubu mbereye gutyo, nagiye kuryama numva naniwe cyane, ariko hamwe numva uburyo naniwemo budasanzwe. Ndaryama, ubwo ni kuwa gatanu, saa 9 z'ijoro mbona nimero yarampamagaye saa 9 z'ijoro zirengaho iminota. Irampamagara sinayumva. Ubundi njyewe ndi mu bantu batajya bapfa gusinzira ngo nyine bagende wese, ariko nari naniwe. Noneho nimero irampamagara sinabibona. Noneho iyo igira ngo nanze kwitaba nimero nazi, noneho ahamagaye Latifa aramubwira ati papa wanyu yapfuye. Latifa baramukubye, arongera amuhamagara. Latifa arongera aramuhamagara, arongera aramukupa. Yumvaga nyine ibyo bintu byibura iyo umuntu arwaye nyine ku buryo ushobora kuvuga uti uyu muntu no kuvuga byari bigoye. Murabyumva, ntabwo we ariko yari ameze. Latifa ntabwo ari byo. Noneho nyuma baravugana, aramubwira ati ubu ngubu papa wanjye yaribanaga, urumva yapfuye muri ayo masaha. Kandi iyo umuntu buriya akenshi apfuye aba wenyine n'ibiki, ukabona urupfu rwe, ntabwo abantu bari gusobanukirwa ukuntu bimeze. Murabizi yuko leta iba igomba kuhaba. Nshimira na RIB yahabaye twebwe tudahari, ko ntabwo twari tubizi. Ntabwo nabanaga na papa, Latifa ntiyabanaga na papa, Himidi ntiyabanaga na papa.
papa wacu yarakomeye yari afite imbaraga, yari umugabo uceceka, yari umugabo utavuga ibintu byinshi. papa wanjye hari ikintu ntazibagirwa ntararangiza inkuru. Papa wacu yari yaradutoje yuko niyo waba ushonje utagomba kujya kurya ahandi hantu. Icyo kintu nyimara kwemera ko yapfuye cyahise kiza mu mutwe. Ashobore kuba yararwaye muri we ariko akajya akomeza kutubwira ko ameze neza, kandi we yumva ko arwaye bya nyabyo, ko umubiri we nyine unaniwe. Noneho Latifa baramubwira, Latifa ahita amamagara. Bwa mbere amamagara narabibonye ariko mbibona iri kurangira. Ndangije ku mutima wanjye nitekerereza ibintu by'ubugoryi, ndavuga Latifa niba mwibye. Noneho ahita yongera ahamagara inshuro ya kabiri. Urumva Mutabazi yaravuye isafari, yari amaze iminsi atari i Kigali, nanga kumwitabira telefone iruhande ngo namusakuriza, njya kubyuka ngo ngende muri dushe byibura bariho nitabira. Latifa bayamaye message ati niri salamu alaikum papa yapfuye. Njyewe nemere ko papa apfuye, reka Latifa naramamagaye ndamubwira ibyo bintu bikuye he? Ati reba nimero yaguhamagaye yari iri kukubwira gutya ndamubwira ntabwo bishoboka. Apfuye ate se yararwaye? Hari uwamunize se atuye? Hari igikomere se? Najya kumaza ibintu byinshi hamwe ati siniri kuzi ko ndi Gisenyi ntawe ndukure. Ibyo biranga. Mba ndahamagaye, sindi buvuge izina rye ariko nawe ndamushimira cyane warakoze kuhaba twebwe tudahari. Byibura we yarahageze, aramubona bamujyanye, aranaduhamagara tubwira amakuru n'ibindi byinshi. Ndamushimira cyane, ndabizi ko uzabibona, ariko uri umwana mwiza, warakoze. Imana bari izakwitura. Twebwe abantu turibagirwa, abantu hari igihe tudaha ikintu agaciro cyakabaye gifite, ariko warakoze, Imana yo izabikwitura. Ubwo mba ndamuhamagaye, noneho kubera ubwoba panike n'iki naramubajije, none se papa byagenze gute n'ibiki byinshi. Nanjye nari mfite kubaza ibintu byinshi ko numva atari papa wanjye, aravuga ko biri kose aba bantu bari kubitiranya. Noneho arangije abarambwiye ngo FBI yamutwaye. FBI cyangwa ibyo bintu ntabwo hano bihaba. Namubwiye none se ni RIB yamutwaye, ni polisi yamutwaye? None ahita ambwira ni RIB. Okay. Ndafase nyine namubajije ibintu byinshi. Umva igihe nabimenyeye nicaye ku buriri, ntabwo nakabaye ngiye muri dushe, ndamuhamagara ndamubaza. Ubu nibwo nitekereza nkavuga ibintu namubazaga n'ibiki. Ndamukupa, ndongera ndamuhamagara, njye ntabwo numvaga ari papa wanjye. Latifa namuhamagara ngo bari kurira, nkamwe ati rukurizwa n'iki? Wowe uri kumva ubu ngubu ari papa, ntabwo papa yapfuye. Latifa twagiye impaka, Latifa bikagera nkamubwira ibintu agaseka, yari no kurira ngo niri ngo waretse, ngo ko tutari gukina filime papa yapfuye. Ndamwe ntabwo bishoboka. Ndamwe noneho ikintu gihari, reka njyewe ngende ko bambwiye ko bamujyanye Kacyiru, mbanze njye kureba koko ko uwo muntu ari papa, kuko hari ukuntu abantu bitiranya abantu bakaba baduhamagara batarebye neza. Kuko urumva ni ikintu kiba kibayeho, haba hagomba kuzamo ikintu cyo kwihuta. Njye naravugaga wenda bamubonye arenga, babonye ari nk'umupapa w'inzobe, baravuga. Natekereje ibintu by'umuntu nyine wabuze umuntu we tu. Ndangije njya koga, maze koga mfata amazi, kiramo Nescafe, kiramo n'agatibaga k'indimu, nicara muri salo ndi kumwe na Mutabazi. Noneho nangira kwemerera umutima wanjye, ndavuga ese noneho nimba koko papa wanjye yapfuye, mu wundi mwanya papa yapfuye, cyayi kukinywa bitangira kunanira. Njyewe abantu banzi icyayi nyuma gishyushye cyane pe, ariko narakiretse kirahurumba nkireba gutya, ndimo ndibaza ibyo bintu. Tazambwira ati wabaye iki? Ndabwira ntacyo. Ati inywa tubanze tugende koko turebe nimba ariwe. Ubwo twahise tuva mu rugo saa 12 n'utunota, twari turi Kacyiru. Nshimire umuntu twahuye ukorera Kacyiru, turahura duhagaze aho ngaho, nawe mbaza kumubwira ibintu bidafite epfo na ruguru, navangaga amadosiye pe. Ndamubwira hari umusaza bari kuvuga bazanye hano witwa gutya na gutya,
ngiye nshaka kubanza kureba nimba yapfuye cyangwa uwo muntu bari kuvuga wapfuye kuko nimba ari papa wanjye. Ambwira amazina papa wanjye asa nk'uyavugaho nabi gato. Ngiye ariko numva koko uwo muntu ngo ashaka kuba ariko yitwa papa wanjye, nawe wenda afite ahandi hantu ari. Kandi fone ya papa wanjye nari nyifite mu kiganza. Noneho aramfata uwo muntu, tujyana muri ofisi ye, turahamagara process zose n'ibiki. Ndabaza ko bashobora kumureka bamukorere autopsy. Ndamubaza niba bashobora kubireka kuko shangazi wanjye yarakimbwiye ati tuzi ko yari afite uburwayi n'ubu, rero ni byiza ko babyihorera rwose. Shangazi arambwira ati autopsy ntabwo aba ari sawa, ubona umuntu ababaye nubwo aba yapfuye. Ati bavugisha kuko njye nari nahageze mbere, ati babihagarike. Numva ni process nayo itoroshye kuyihagarika, kandi ikindi nanone papa wanjye apfuye urupfu rutunguranye. Nabyo ni ngombwa kumenya kuko niba uburwayi tuzi ariko bwatumye yitaba Imana. Ibyo bintu ariko byose babimbwiraga mpagaze imbere y'uwo mupapa rwose nkomeye, nta rira na rimwe ryanjye yari yakagoye. Numvaga nubwo turi kubiganira uko biri kose ngende buze gusanga wenda atari we. Ndaje ndamusaba none se mwanyemere nkamureba. Ati nta kibazo, zenguruka hari inyuma reka mbwire umuntu muhure. Ndagenda nca kuri Mutabazi, nca ku muvandimwe wanjye yitwa Ali warakoze. Ari twari turi kumwe muri icyo gitondo. Turagenda twinjira muri morgue, papa wanjye ndamureba. Papa naramubonye, numvaga ku bantu banzi bazi ko nzi kwikomeza, nzi kwihagararaho pe. Ako namaze umwanya munini ndi kumwitegereza, mbona niwe. Mbona papa wanjye yababaye. Mpita nibuka ukuntu mu minsi yashize vlog zanyu mwarazibonye ndi Gisenyi, papa wanjye yaje kundeba njyewe na Latifa na Emedi. Papa wacu yaradusezeye bihagije, yaraduhamagaye. Mu minsi ye bavuga ya minsi 40 bavuga umuntu aba yiyumvamo ahari gupfa, papa yarayikoresheje. Yaraduhamagaye, twabonanye nawe. Yaje kutureba, ndamubwira se papa ko hari umuntu ugize kumbwira ngo urarwaye. N'umuntu wanyandikiye message, ntabwo muzi. Umuntu yanyandikiye message ku itariki 7, arambwira ngo papa wawe ngo ararembye. Noneho ndaje ndavase nk'uyu muntu udafite epfo na ruguru bunyandikiye message ngizi nanavuganye n'umubyeyi wanjye. Noneho numvise se nyine iranyishe, urumva ku itariki 6 twari twavuganye niba atari kuri 5. Noneho izo 7 umuntu aranyandikira ngo papa wanjye ngo ararembye cyane. Hari igihe kuri iyi si hariho abantu baba bashaka kutubuza amahoro pe. Umuntu yaranyandikiye ngo papa wanjye ararembye cyane ku itariki 8. Umuntu yaba arembye cyane agakora safari akagenda Gisenyi, araza kutureba. Tubonana ho umwanya mutoya kuko twebwe twahise dutaha, kandi papa na Emedi na Latifa bari bafite gahunda bagomba gukora Gisenyi. Turabonana, turifotoza, tuganiraho gatoya hara kuri Serena. Asigarana na Latifa, twe turataha ko twari dufite iyindi gahunda hano i Kigali y'ubukwera. Ni ubukwe nibi sinzi ibintu twagomba gukora hano tuje twihuta ko urumva abantu imodoka yaje nayo yamutindije i Musanze, atugeraho atinze. Papa turabonana, yari ameze neza, yarakomeye. Abantu barebye stati zanjye bakabona aho ibintu nari nanditse, banze kwemera ko uwo muntu ari wabo witabye Imana. Ariko Imana nta kosa igira.
twebwe nk'abantu turavunika kwakira igihe no kwakira ko umuntu agiye, urupfu ntirumenyerwa habe na gato. Papa icyo gihe nyine yaje gutaha n'ibiki byose ibyo birarangira, noneho kwa muganga, noneho maze kumubona aho ngaho muri morgue bamusubijemo, nagiye kwicara hanze. Nagiye kwicara hanze, buri mwanya nkabona iyo shusho nabonye, buri mwanya nkabona iyo shusho nabonye, nkumva nasubirayo. Numvaga byibura nimuvugisha ari bumusubize. Nshobora kuba narakoze amakosa yo gukunda kujya kumureba nyine kumureba ku kanya, kuko ishusho namubonyemo no kugeza n'ubu ngubu ntabwo iri kumvamo. Niba hari umuntu uzi ko afite umutima woroshye, nimba umuntu we yapfuye ntazemere kujya kumureba muri morgue, ni ukuri ni ikintu kigoye kuba cyamuvamo. Wenda dusigaye turi imfubyi za burundu, zidafite mama, zidafite na papa, ariko alhamdulillah twarakuze. Mama wacu we yapfuye turi batoya dufite imyaka 7. Navuga ngo ntabwo twese twari dufite imyaka 7, sorry, njye nari mfite imyaka 7, ariko n'abandi nabo bari batoya. Umuntu aba ari mu kigare. Mama wacu we yapfuye njyewe mfite imyaka 7, ariko n'abandi bari batoya. Iyo umuntu ari mutoya, iyo apfishije umubyeyi, ukuntu abyakira n'ukuntu abibamo bitandukanye n'iyo amupfishije ari mukuru. Iyo uri mutoya ibyinshi bigenda mu kigare, hari igihe utasobanukirwa neza nyine kubera ko uri mutoya, nubone ko ubuzima bugiye gusharira, nubone ibiki, hari ibintu bimwe na bimwe utabona. Ariko iyo uri mukuru ubona byinshi cyane, uriga. Buriya ntibishoboka buri rupfu rw'umuntu uzi, wenda kuba utazi biba bigoye ko rwagira ukuntu ruguhinduraho mu mico yawe. Hari abo bihindura pe, ariko hari n'abo bigorana. Ariko ku muntu uzi cyangwa ku mufamiliye wawe, ku muntu wawe wa hafi, umubyeyi wawe, umwana wawe cyangwa iki, akenshi hari ikintu urupfu rwe rusiga kuri wowe rukwigishije. Apana kuvuga ngo twese tuzapfa, ngo pana hari ikintu mu mico yawe urupfu rugomba kugenda rukwigishije. Nugira Imana ukabona iki kintu kije, uzakigumana. Twagumye aho nyine kwa muganga Kacyiru, tujya muri process, bakora autopsy, ibiki byose. Ibyo byose ndi bubitindeho. Latifa na Emedy bari bamaze kugera i Kigali, nabo basanze bagiye gusoza kuyikora. Basoje turabisaba, nabo bajya kubareba. Papa wanjye mubona mu yindi shusho itandukanye n'iyo namubonyemo mbere. Icyo mvuga muracyumva. Baramudoha, turamutwara. Umva ibintu byose byabaye mu rukerera, tubibyukiramo kumutwara, tuhita tujya muri gahunda za Rwamara n'iki byose, tumusezeraho. Njyewe gusarira papa wanjye byarananiye. Ahubwo nagiye ahantu ku ruhande mu cyumba, abantu bazi Rwamara ko twari twatinze byose uko bigorara tugenda, ndagenda mpagarara abo bantu nyine nkajya mureba ahantu yari ari, ariko bari banamufunze mu maso atagaragara. Nkajya mbwira umutima wanjye ko
kuko twe abasilamu twemera ko Imana itiyumva, nibura wabona ari kutwumva wenda ashaka no kuvuga ngo bafungure. Numva ko uko biri kose bitewe n'uko yapfuye wenda nyine hakirimo akantu k'akuka ashobora kuba ashaka kuvuga ati mufungure ndi muzima, nibazaga ibintu bidafite epfo na ruguru. Ibyo biraba turagenda nyine turashyingura abantu. Rero nandakariye kubera ko wenda nababwiye urupfu rwa papa wanjye rwabaye bitunguranye. Urumva rwabaye mu rukerera, tubitangira mu gitondo. Urumva kuva saa 12:15 nari maze kwemera ko noneho yapfuye. Nta bwenge nari mfite na bukeya bwo kuvuga ngo noneho ngo reka mpamagare uyu muntu, reka mpamagare umushuti wanjye, reka ngire gutya. Wapi. Rero mbere na mbere ndashimira RIB, ndashimira abaturanyi ba papa wanjye, ndashimira abayobozi b'ahantu yari atuye, abo tuvugana n'abo tutavugana. Ndashimira umuntu nababwiye nari buvuge mu izina. Ndashimira cyane umugabo wanjye Mutabazi. Ntabwo najya kubivuga muri detaye, ariko Mutabazi ni umuntu udasanzwe. Sheri mugende hariya ndaje, genda ndaje, genda kurya, genda. Ni umuntu udasanzwe. Yari inshuti na papa wanjye. Hahandi papa wanjye yaramuganirizaga, akamuganiriza ibintu ngiye batanganiriza. Barahuje, yankundiye umubyeyi, yamubaye hafi uko yarashoboye, yamubaye hafi mu bihe byose bishoboka. Wumve ko ngushimira cyane Mutabazi, ndagushimira. Imana niyo wenda yakunezeza birenzeho, ariko ndagushimira kandi ndabizirikana, nzabikubahira igihe cyose. Ndashimira amabukwe banjye ukuntu yaje, iki byose ndamushimira. Ndashimira itsinda ry'Igisenyi. Ndabashimira mesaje yanyu yangezeho. Ndashimira abantu niganye nabo, ndashimira inshuti zanjye, ndashimira buri muntu wese. Hari n'abantu bambonye kwa muganga batanzi, wenda nyine banzi nka ketchup, ngasanga banyandikiye mesaje. Ntawe wampamagaye wenda ngo ajye kumvugisha amagambo menshi, ariko hari abo nasanze bagiye banyandikiye ama mesaje asanzwe, kuko ku cyumweru nagerageje kugira mesaje nasubiza. Ndashimira famiye yanjye muri rusange, inshuti zanjye byimazeyo, Mana yanjye. Ndashimira, ntabwo ndi bujye kuvuga amazina ko mwaba muri benshi cyane, mwarabitabaye. Papa wanjye yaherekejwe neza. Ndashimira abantu abantu batunze nimero zanjye, wenda tuziranye n'abo tutaziranye twamenyanye kubera ko wenda bandeba muri filime, cyangwa se umuntu nyine akaba kwikundira gutyo kubera abana ufite ibiki. Abantu bamaye pole, abantu badufashe mu mugongo, ndabashimira. Hari abantu bamaye mesaje z'amafaranga, ndabashimira. Ndashimira oncle wanjye utari mu Rwanda, utarabashije kuba hari, ariko akumva ko mu buryo bwose bushoboka agomba kutuba hafi. Ndashimira mama wacu nawe utari mu Rwanda, uri Belgique. Ndashimira Mana y'isi n'ijuru buri muntu wese uzi ko yamamagaye akambwira ngo pole, umuntu wese uzi ko yamaye mesaje akambwira ngo pole, umuntu wese uzi ko yampostinze akanyihanganisha, umuntu wese uzi ko yaje kwa muganga, umuntu wese uzi ko yaje gusezera papa wanjye, umuntu wese washyinguye papa wanjye. Mana yanjye ndagushimira. Hari abantu baje baterura papa wanjye ntabazi, harimo n'abo nari nsanzwe nzi ariko ntazi ko wenda bazanye na papa wanjye. Hari umugabo w'umushuti wanjye, umudamu wawe wenda muvuga ntari b'inkumi,
umugabo wawe narakubwiye ngo uzajya n'umubwirire ngo yarakoze, ni ukuri yarakoze. Ndashimira baby wazindukiye kwa muganga, ndashimira Brandine, Jazira, Mana, ndashimira Dadu, Sonia, abantu bo muri Recopine mwarakoze, ababashije kuza n'abatarabashije kuza ndabashimira, abantu mwavuye i Gisenyi, bashuti ba Latifa namwe ndabashimira cyane, inshuti zanjye twiganye mu Kiyovu ndashimira, Mana, Cynthia, Teta, muri benshi cyane, muri benshi, harimo abantu bavuze, harimo Alice na Mendel, mwarakoze cyane, muri umuryango mwiza turabakunda, muri inshuti zacu. Umuntu wese hari, noneho reka mbabwire, hari umuvandimwe wanjye wari ufite ubukwe, bari bubyuke bitegura nyine dimanche hari ubukwe bwe, yaraje, mama we, papa we, abavandimwe be bose, Mana yasinekuru. Umuntu wese wahageze n'utarahageze akabimenya nyuma ko ukuntu byabaye bitunguranye, ukatwihanganisha mu mutima wawe, wenda ntubashe no kuduhamagara, warakoze, warakoze cyane. Imana iguhe umugisha papa wanjye, Imana imuhe iruhuko ridashira. Uko biri kose, hari umuntu muri telefone ya papa wanjye wanditseho muganga, naranamuhamagaye, ntabwo nzi amazina ye y'ukuri, ariko reka mushimire ko papa wanjye ntabwo yari kugerageza kuguhamagara mu gicuku yiyumvagamo nabi, utari umuganga mwiza. Nafashe phone ya papa wanjye ndeba, byibura ndebe ko hari umuntu yahamagaye ngo muhamagare mubaze niba hari ikintu baganiriye, ariko papa wanjye ashobora kuba yaramuhamagaye yatangiye kwiyumva nabi cyane, ntabwo yari afitemo amayinite, ariko kuri mobile money hari hariho amafaranga, yahamagaye amasegonda 8 biranga. Uwo mama rero ndi naramuhamagaye nkoresheje telefone yanjye, twamaze kuzika twageze mu rugo, ndamubaza ese hari ijambo byibura papa wanjye yakubwiye? Ati se papa wawe ni nde? Numvaga hari nyine ko ahise abimenya, ndamubwira yitwaga gutya na gutya. Ati se ijambo rya nyuma kubera iki? Ndamubwira rero ngende umukobwa we twanamushyinguye yitabye Imana. Ati ntabwo bishoboka, ati ejo twaravuganye yari muzima nta kibazo yari afite. Ndamubwira ko nabonye yaguhamagaye, ni gusa telefone we n'amayinite yari arimo, menya ariyo mpamvu utayibonye. Ati ntabyo nabonye, niyo iza kuba yampamagaye bigacamo, kuko wenda bwawe kuba bwije ko nari namubwiye amasaha, ati ubwo nari kubyuka amuhamagara. Phone twari tuyifite ntabwo yigeze amuhamagara, nyine ntabwo yabibonye, ntabwo yabonye uburyo. Isomo natanga rimwe ryoroshye cyane, hari ibintu abantu tunegereje mu buzima kandi ari ikintu gikomeye. Buriya kurara utaguze amayinite, icyo kintu ntabwo ari cyiza, kuko ntekereza ko iyo papa wanjye aza kurara ayaguze, byibura ashobora kuba yari bumuhamagare agapfa kugira ikintu amubwira, wenda se akamubwira ati ndi kwiyumva gutya na gutya, nkora iki, nywe umuti gute, ese nimba wenda urugero byari ibinini 2, nywe 3 se cyangwa 4, nyine niko mba mbitekereza nk'umuntu. Ariko nukuri niba ugiye kuryama ujye ureba muri telefone yawe ko ufite amayinite. Isaha n'isaha turetse n'ibyo kwitaba Imana, ushobora kwinjirirwa n'umuntu mubi mu rugo w'umujura kandi yakugirira nabi, ariko waba ufite amayinite ukabasha byibura guhamagara n'umuturanyi, umuntu byibura ukamutesha atarakugira cyangwa agira icyo yangiza. So rero abantu mumaze iminsi mubona nta uploadinga ibiganiro nibyo ngibyo, gusa na mbere yuko papa wanjye yitaba Imana ntababeshye, ku munsi wo kuwa gatatu nirirwanye ikintu, reka tukita amahane kugira abantu kiborohere kucyumva. Nari mfite ikintu cy'amahane, nari mfite ikintu cyo kubwiza abantu kuri nta miyaga, umuntu wese, hari nk'abantu mundeba, Mana kamaze nshimire muri Sandut, mwarakoze cyane, mwarakoze mu bantu twavuganye, mu ba mbere abantu bo muri Sandut barimo, mu bantu kandekera, ariko mwarakoze, Imana ibamere umugisha.
abantu bose twavuganye kuri uriya munsi barabizi umunsi twari dufitanye ikibazo njyewe ubundi ntabwo nzi kuvugana amahane pe buriya hari abantu bajya banangaza baza bakandika ubusa muri komenti ngo babone ngo ugire umushiha ngo ibiki ubwo niko ubibona ku ngesi ikomeza sinzi no kuvuga nabi ibyo kuvuga ngo mbwiye umuntu nabi gutya hoya pe ntabwo ibyo hari n'igihe ushobora no kunywera amafuta ukibwira ko nkubwira nabi ariko bikananira ntabwo ari komeza ariko nari mfite ikintu cyo kumera gutya niba dufitanye gahunda nkabona zitari ku murongo nkakubwira nta bintu byinshi sinshaka ko nari mfite ukuntu nabaye hari abantu bagera nko muri banga nari mfite kubwiza ukuri abantu benshi njya nanga nk'umuntu ubwira undi ngumva ngo ibyo bintu byawe ngo uzabigere gutya na gutya ariko uwo munsi ariko nari meze niba ufite nk'ibintu uri gucuruza ari bibi nkahita nkubwira ibyo bintu ni bibi nari mfite ukuntu nabaye umwana mu buriya munsi ntabwo nzi ahantu nabikuye nari maze iminsi igera muri 5 mfite umugongo ukabije ku buryo numvaga ko kuwa mbere amakonje yavuyemo nindamuka nkomeje kumera gutyo nzajya kwa muganga ngo amakonje yavuyemo uyu munsi kwa mbere numvaga nibikomeza nzaba nagiye kwa muganga kujya kumubaza kuko ubundi narwaraga umugongo mbere naratangira siporo nzitangiye birashira burundu ako namaze iyo minsi mfite umugongo undya nkajya muri gym nkabwira coach wanjye shukuru nkamubwira nimbabarira umfasha sinzi ikibazo mfite umugongo uranjye hamwe ati nuko cyatwakoze umugongo cyane uko nari mfite akabazo k'umugongo muri iyi minsi ariko ubu byararangiye gusa mwumve ko mbashimira abantu dukorana bya buri munsi Hayat Shop ndabashimira ndashimira Sani Rutsinda mwese ndabashimira cyane mwarakoze kumba hafi biragora kwakira urupfu biragora kumenyera ko byibura nawe uri kuririra umuntu ejo yaba wowe cyangwa mu kanya kuko twese ntabwo tuba tuzi ngo bizagenda gute ariko iki kiganiro cyari cyo gushimira buri muntu wese abanyamakuru banyandikiye abantu bakorera kuri YouTube ndabashimira mwese abakinnyi ba filime ndashimira boss wanjye bamenya ndashimira mama Sava papa Sava ndashimira abantu bose bo muri team yabamenya n'abandi duhuriye mu kazi nubwo twaba tudakorana nyine ariko mwese ndabashimira abo duhuje umwuga ubwo niko nangiye kuvuga mwumve ko iki kiganiro cyari cyo kubabwira ho gatoya uko byagenze no gushimira byimbitse n'abantu mwagiye mubwira abandi ati mumubwire runaka yihangane twamenye ko bagize ibyago gutya na gutya namwe ndabashimira abo tuziranye abo tutaziranye Imana rero ibamera umugisha Imana ibahe gukomera abari mu bibazo nk'ibyo ndimo wenda byo kubura ababyeyi bose cyangwa se kubura umwe n'urwaye yaba ari urwariye mu rugo cyangwa kwa muganga Nyagasani aborohereze Imana ibahe ibyiza ndabakunda cyane Imana ishoboze gusubira muri gahunda zanjye z'ubuzima busanzwe nubwo bitanyoroheye ishusho ebyiri mfite za nyuma kuri papa wanjye ziri kungarukamo cyane uyu munsi nagerageje kugenda mu gitondo ariko nkashiduka nyine gato cyane ubwonko bwanjye bugiye ikintu cyitwa gutwara ikintu ndi kwitondera cyane muri iyi minsi hari ukuntu uba wizeye ko ukomeye ariko hari ibintu biba bigoye rero nabuze inshuti yanjye papa wanjye ari inshuti yanjye kera hari abantu bajyaga bavuga ngo Isaka ni gashiti kawe kera cyane ariko nyifite nk'imyaka 8 ko yatwaraga taxi akajya kurivura nanjye nkajya hano ku ruhande nkeka ko papa wanjye ko yakunkundisha imodoka kuyinjyanamo cyane kugira gute biri mu bintu byatumye menya imodoka kera namenye imodoka kera ndi umwana mfite imyaka itageze no kuri 18 nari mfite nk'imyaka 14 cyangwa 15 nari nzi imodoka yarakoze hari byinshi mwigiraho mwibukiraho hari Imana imworohereze Imana imuhe ibyiza Imana imubabarire aho yakosheje nk'umuntu kandi natwe Imana itubabarire ni ukuri ntabwo buri muntu wese aba azi ngo uyu munsi ndabyuka ndamahoro niyo mpamvu umuntu agomba kugerageza ajya kuryama agasoma iduwa akiragiza Imana byibura akareba ko
abaye atanabyutse byibura n'iryo joro yapfa kuribona. So ndabakunda rero cyane, ndanabashimira cyane cyane, Imana ibamere ibyiza, ndabakunda cyane.